yuko Petero yicirwa i Roma azira ukwemera kwe. Uyu munsi rero tugiye kureba amateka ya Papa wa gatatu wa Kiliziya Gatolika, Papa Anacletus, uzwi kandi ku izina rya Cletus. Nyuma y'urupfu rwa Papa Linus ahagana mu mwaka wa 76 nyuma ya Kristo, inshingano zo kuyobora abakristo zashyizwe mu maboko ya Anacletus. Muri icyo gihe ubwami bw'Abaroma bwari bugitegeka igice kinini cy'isi izwi icyo gihe. Abakristo bari bagikorerwa ibitotezo kandi bagasengera mu bwihisho. Nubwo amateka atatubwira neza igihugu yavukiyemo, benshi mu bahanga bemera ko yari umwe mu baturage b'ubwami bw'Abaroma kandi umwe mu bakristo ba mbere bari begereye abayobozi ba Kiliziya ya mbere. Igihe Anacletus yageraga ku buyobozi, yari azi neza ko inshingano yari ahawe zitari zoroshye. Hari hashize imyaka mike Mutagatifu Petero yiciwe i Roma. Abakristo benshi bari bafite ubwoba, abandi bari mu magereza, naho bamwe bari baratakaje ubuzima bwabo bazira kwizera Yezu Kristo. Ariko nubwo ibyo bibazo byose byari bihari, Anacletus ntiyacitse intege. Yakomeje umurage wa Petero na Linus, akomeza gushimangira ubumwe bw'abakristo no kubafasha gukomeza ukwemera kwabo. Muri iyo myaka yayoboye Kiliziya, ubukristo bwakomeje gukura bucece. Abantu benshi bakomeje kwakira ubutumwa bwa Kristo nubwo byabashyiraga mu kaga. Abahanga mu mateka ya Kiliziya bavuga ko Anacletus yagize uruhare mu gutunganya ubuyobozi bwa Kiliziya no gukomeza gushyiraho abayobozi bafashaga amatorero atandukanye yagendaga avuka hirya no hino mu bwami bw'Abaroma. Nubwo inyandiko nyinshi zivuga ku buzima bwe zabuze cyangwa ntizandikwe mu buryo burambuye, umurimo yakoze wagize uruhare rukomeye mu gutuma Kiliziya ikomeza gukomera. Yayoboye Kiliziya imyaka igera kuri 12 kugeza igihe yitabye Imana ahagana mu mwaka wa 88 nyuma ya Kristo. Papa Anacletus yibukwa nk'umwe mu bayobozi bakomeje kurinda no kubaka Kiliziya mu gihe cyari gikomeye cyane mu mateka y'ubukristo. Nyuma y'urupfu rwe, ubuyobozi bwa Kiliziya bwarakomeje mu maboko ya Papa Clement wa mbere, umwe mu bapapa bazasiga amateka akomeye cyane mu kinyejana cya mbere. Ariko se ni iki cyatumye Papa Clement wa mbere aho umwe mu bayobozi bazwi cyane ba Kiliziya ya mbere? Ni uruhe ruhare yagize mu kurinda ubumwe bwa Kristo? Kandi ni izihe nyandiko yasize zakomeje gusomwa mu binyejana byinshi byakurikiyeho? Ibyo byose nibyo tuzarebera hamwe mu gice gikurikira cy'amateka y'abapapa. Niba wishimiye iyi video, kanda like, subscribe ndetse unandike igitekerezo cyawe hasi muri comment. Murakoze cyane kandi Imana ibahe umugisha.